Yesu ashimwe, Yesu ahimbazwe, mwaramutse neza. Dushimiye Imana kubyuka amahoro, dushimiye Imana ubuntu bw'umunsi, dushimiye Imana imbabazi tugirira umunsi ku munsi, ikadutiza ubuzima, umwuka duhumeka ku buntu n'imbabazi zayo n'ineza yayo. Uwiteka ahabwa icyubahiro. Kuri uyu munsi ku itariki 3 z'ukwa gatandatu 2024 twatangiye icyumweru cyo gutangiza kwiga inyigisho ku muryango no gusengera imiryango yacu. Abantu bo mu isaha yo gusenga nimugoroba turaza kwiga kandi dusengere imiryango yacu. Imana niyo yashyizeho umuryango, Imana ikunda imiryango yacu, Imana niyo yemeye ko tuvukira muri iyo miryango. Niyo mpamvu ngira ngo muri iki gitondo ubyuke, uzinduke, ubyuke usengera umuryango wawe. Nabyita mu ijambo rimwe: zinduka usengera umuryango wawe, haguruka usengera umuryango wawe, hagarara usengera umuryango wawe mu izina rya Yesu Kristo. Biracyashoboka, biracyakunda. Hari impamvu Imana yadusize muri iyi miryango, hari impamvu Imana yemeye ko mvukira muri uyu muryango, hari impamvu Yesu yashatse ko mba muri uyu muryango, hari ikintu Yesu yashatse, hari ukuntu Yesu yashatse kugira ngo nshake muri uyu muryango. Hari ikintu Imana ishaka mu miryango yacu. Reka duhaguruke dusengere imiryango yacu, twihanire imiryango yacu, duharanire ko banamenye Imana, tubasabira agakiza abadakijijwe, tubizerere, duhaguruke tubajyane imbere ya Yesu. Twongere twibutse Yesu bene wacu batarakizwa, twongere twibutse Yesu imiryango yacu. Ubwo rero zindukana nanjye dusengere imiryango yacu, zindukana nanjye twongere tuzane imiryango yacu imbere y'Imana. Ndabibutsa ko ku kwezi tuzirikana ku kwizera. Mu kwizera biracyashoboka, mu kwizera Yesu aracyakora, mu kwizera hari ubuntu bw'Imana. Nk'abafatanya amaboko mu kwizera kumwe, Uwiteka akora imirimo, akongera akagira neza. Aracyateze amaboko, aracyapfumbatura ikiganza kugira ngo yongere agirire neza abamwizeye, yongere agirire neza imiryango yacu, yongere kandi agarukane imiryango yacu mw'amahoro, yongere asa n'imiryango, yongere abyutse ibicaniro by'amasengesho mu miryango yacu. Birababaje kubona imiryango yacu idasenga Imana yo mu ijuru, birababaje kubona imiryango yacu ikiri mu byaha, ariko kandi ni umunezero ko Imana yadushyiriyeho ubuntu bwo gusengera imiryango. Nishimwe ko Imana kandi yagarutse ku miryango yacu. Data wa twese ahabwa icyubahiro. Reka turirimbe, niturangiza dusome ijambo ry'Imana, ubundi dusengere umunsi wacu, hanyuma dusengere n'imiryango dusoze. Ndabihamya kuri Imana, ndabihamya Mana kuri se w'imfubyi, ibyo ukora byose Mana nibyo bikwemeza. Uri Imana ikomeye ihambaye, uri Imana ikomeye ihambaye. Naba ndwaye ndi muzima, uri Imana, haleluya. Naba nshonje cyangwa nkenye, uri Imana. Icyo byose ntacyaguhindura, uzahora uri Imana. Ndabihamya ko wera Mana, ndabihamya kuri Imana. Ibyo ukora byose Mwami birabyemeza. Ndabihamya kuri Imana. Ibyo ukora byose Mwami birabyemeza. Yesu, ndabihamya kuri Imana.
Yesu ndabihamya kuri mwiza, data ndabihamya kuri Imana, ndabihamya kuri umwami w'abami, data urukundo rwawe ni rwinshi, ndabihamya ko wuzuye urukundo kubera ko warankunze umpa Yesu. Data ndabihamya ni wowe Mana mu isi no mu ijuru, ni wowe Mana ivuga bikaba. Ndabihamije uyu mwanya, ndabihamije mu buzima bwanjye, ndabihamije muri iyi nzu nicayemo, ndabihamije muri iki gitondo, kuri uyu munsi ndabihamije, iminsi yanjye yo kubaho ndabihamije, ni wowe Mana muri iki gihugu ndabihamije, uri Imana. Ndagushimira Mana yera, ndabihamya ko Yesu yazutse, ndabihamya kuri Imana yumva gusenga, ndabihamya kuri Imana ihagaze mu muryango yacu, ndabihamya kuri Imana isohoza icyo uvuze, ndabihamya kuri Imana irwana intambara kandi iganesha, ndabihamya kuri Imana itanga urubyaro, ndabihamya kuri Imana itanga agakiza, ndabihamya kuri Imana ibabarira kubera ko wuzuye imbabazi. Ndi umugabo wo kubihamya ku rukundo rwawe rutuma utubabarira, ku rukundo rwawe rutuma tukumenya, urukundo rwawe rwadushakashatse. Ndabihamya Mana, ndabihamya kuri Imana ishyiraho ubuzima, ndabihamya kuri Imana igarukana imiryango ikongera ikumvikana, abantu bakongera bakagira urukundo, abantu bakongera bagasenyera umugozi umwe. Ndabihamya kuri Imana itanga agakiza mu muryango, ndabihamya kuri Imana ibicaniro bya Bali n'ibindi byose bikavaho, icyubahiro cyawe Mana kikagaruka mu miryango. Ndabihamya Mana kuko hari ibyo wakoze birenze ibyo, hariho watabaye harenzaho, hari abo wagiye uhindura barenzaho. Yo dufite ibihamya bigaragaza kuri Imana ishobora byose. El Shaddai ushimwe, gitare cy'amahanga uhimbazwe, izina ryawe niryubahwe. Haleluya, ushimwe. Turabihamya kuri Imana irema, kubera ko waturemeye uyu munsi kugira ngo tuwunezererwemo. Turagushimiye Mana, ndabihamya uracyari ya Mana, izina ryawe niryubahwe. Haleluya, haleluya. Reka dusome Zaburi ya 3 umurongo wa 4 kugera ku wa 5. Haravuga ngo ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye, ni wowe ushyira hejuru umutwe wanjye. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Amena. Ndashima Imana y'amahoro. Reka twature uyu munsi ngo Uwiteka uri ingabo inkingira, ubyature ku munsi wawe. Uwiteka kari ingabo idukingira, ubyature ku muryango wawe. Uwiteka kari ingabo ikingira umuryango wawe, ubyature ku byawe byose. Uwiteka ko ari ingabo ibakingira, Uwiteka kari ingabo ibabereye maso, ari icyubahiro cyawe, ari ushyira hejuru umutwe wawe, ari ubakomeza, ari ubarinda. Ijwi ryanjye ritakira Uwiteka, nawe akansubiza ari ku musozi we wera. Ni kenshi twagiye dutakira Imana, twese twagiye tubyuka mu bitondo bya kare, tukazinduka tukaza imbere y'Imana, tukabwira Imana, tukicara imbere y'Imana, tugatabaza Imana, tugahungira ku Mana, tukabyereka Imana, tugatabaza umwami w'abami akatwumva ari ku musozi we wera akadusubiza. Ngo ariko wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, uri icyubahiro cyanjye. Mwami Imana, Uwiteka uri ingabo inkingira uyu mwanya, uri ingabo inkingira mu gitondo, uri ingabo yankingiye nijoro nsinziriye, uri ingabo yakingiye umuryango wanjye, uri icyubahiro cyanjye Mwami. Uyu munsi uri icyubahiro cyanjye, uri saha y'umunsi ndagenda mbona icyubahiro cyawe. Haleluya. Ni wowe ushyira umutwe wanjye hejuru, ni wowe umbyutse iyo ndyamye, ni wowe undinda iyo ndyamye, ni wowe umbera amaso Mwami. Ndasenze iki gitondo kugira ngo Uwiteka ugumye umbere icyubahiro uyu munsi aho nca hose. Icyubahiro cyawe cyomatane nanjye, icyubahiro cyawe kigende kinesha, icyubahiro cyawe kigende kindinda, icyubahiro cyawe kigende gikora, icyubahiro cyawe kigende gisubiza. Ijwi ryanjye riragutakiye imbere yawe Mwami, ijwi ryanjye riraguhuruje, ijwi ryanjye riguhungiyeho kuko uri bunsubize Mwami Imana. Haleluya. Wowe Uwiteka uri ingabo inkingira, kuko wankingiye muri iri joro ukandinda muri iri joro, muri aka kanya ushimwe kuri ingabo inkingira, ushimwe kuri icyubahiro cyanjye, ushimwe ko ari wowe ushyira hejuru umutwe wanjye, ushimwe ko ari wowe ushyira ijwi ryanjye Mwami mu kanwa nkongera nkavuga ngahumeka, nataka ukanyumva ukansubiza mu buzima bwanjye.
ndagushimiye ku bwanjye Mana, ndagushimiye ku mbereye icyubahiro uyu munsi, ndagushimiye kubereye umuryango wanjye icyubahiro, ndagushimiye kumva amasengesho twahagurukiye gusengera imiryango yacu, ndagushimiye kuri umunyembabazi, ndagushimiye kurekuye ubuntu ku miryango, ndagushimiye kubw'imiryango, kubw'abavandimwe bacu, kubw'abana twabyaye, kubw'aho turi Mwami, izina ryawe niryubahwe. Urakoze Mwami, uganze uyu munsi, icyubahiro cyawe cyomatane n'amazina yanjye, icyubahiro cyawe kigumye kindwanirire, ubere ingabo inkingi aho ngenda hose, aho nkandagira hose, icyubahiro cyawe kimberekeze. Haleluya, haleluya. Yesu arakoze. Umunsi mwiza, mwari kumwe na Mama Ebenezer. Shalom, shalom.